bakunzi ba YouTube channel Muco w'Ijambo Ministry, ndabahaye ikaze aho muri hose. Ndizera ko mumeze neza, ko mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, reka nguhe ikaze. Kandi nimba utarakora sabone, ngusabe gukora sabone kugira ngo uzura abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Tugishirako ikiganiro bace bakwereka notification. Rero shimi umuntu wese yakoze sabone, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugize amahigwe yo kwakira umukozi w'Imana, Pastor kuva Mombasa. Twarakoranye ikiganiro cya mbere, n'uyu munsi tugiye kubana nawe. Yesu nashimwe. Rero imbere yuko tumwakira, reka nifurize abapapa aho muri hose, mbifuriza umunsi mukuru w'abapapa mwiza. Imana ibakomeze, Imana ibongere imbaraga zo kurongora imiryango yanyu, kandi Imana ikomeze kubashoboza. Ndazi ni vyoroshe, ariko hamwe n'Imana vyose birashoboka. Reka twakire Pastor Valerie kuva Mombasa. Pastor, turakwakiriye. Amahoro, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nange ndanezerewe cyane kuri Happy Father's Day, yani umunsi w'abapapa bose aho bari biha akantu, banywa akantu. Jura kama. Bamwe ka juice, bamwe ka soda, agakawa. Ariko rero buriya nuko sinzi nimba turaza kubivuga, ariko abapapa baragowe. Umunsi wabo umeze nk'indi minsi isanzwe, ariko umunsi w'abamama babaye abantu babaciye ibikuba cyane kabisa. Umunsi w'abamama babaye umunsi mwiza cyane, abantu bashyushye, ariko abapapa ntaho bavugira. Abapapa baba bari mu kazi mani, bari bize bapambana n'ukuntu baronka ivyo gutunga imiryango yabo. Ntawe bagurira akantu keretse ubwabo biguriye, ariko nk'abamama uwo munsi wabo uba bawitayeho cyane. N'abapapa barawuvuga cyane ku maradiyo, ku mateleviziyo ukavugwa cyane, hakabaho inama z'abagore, ukabona byabaye mu rwego rw'igihugu, ariko iby'abapapa ntabwo biri mu rwego rw'igihugu. Ariko Imana ishimwe uko biri mu rwego rw'Imana. Imana iratuzirikana, yatugize umutwe. Yego. Ndanezerewe cyane kongera kuba mu mucyo w'ijambo, umuco w'ijambo. Muhawe ikaze kabisa. Umuco ni ikintu kiba ari umwimerere. Sinzi nimba ujya ubasha kubisobanurira abantu ngo babyumve neza. Umuco w'ijambo ni ukuvuga ngo buri bwoko bugira umuco. Yego. Cyangwa igihugu kikagira umuco. Nk'igihugu ndimo cya Kenya harimo amoko menshi, Tanzania ifite amoko menshi, Congo ifite amoko menshi, ariko buri bwoko bugira umuco. Nivyo. Buri bwoko bugira umuco. Na Uganda hari amoko menshi, ni henshi hari amoko menshi. Buri bwoko rero bugira umuco. Buriya u Rwanda n'u Burundi nta bintu by'amoko ubundi byakagombye kuhaba rwose, ntabyo, kuko nta muco, nta bwoko bufite umuco wabwo, ururimi rwabwo. Hano rero muri Kenya, hano muri Kenya usanga abantu bafite ururimi rwabo, bafite imico yabo. Rero umuco ni ikintu kiranga ubwo bwoko. Ego. Ururimi rukaranga ubwo bwoko. None rero twebwe nituza mu muco w'ijambo,
nuko ryakabaye, nuko rimeze, nuko tutagomba kurihindura, tukabaho nk'uko riri, nk'uko rivuga. Yes. Irishirwa ndumva Imana yagusengera kugira ngo ryumve cyane nkawe waritangiye. Ndabyumva rwose Bishop, ndabyumva umuco, habeho umuco w'ijambo. Ndabyumva kabisa, urwo rusinga ndarubona. Urarubona umuco rero. None abamasayi bafite umuco wabo utandukanye n'uw'abantu b'ubundi bwoko. None ugasanga nk'abakamba, urabizi ko twabaye ukambani, hari igihe twari turi kumwe ukambani. Yes, ndabizi. Bafite umuco wabo, bafite ururimi rwabo. Rero wagize South Africa hari imico, wageze Nigeria urimo urabona umuco waho uri. Bafite umuco runaka, bafite umugenzo runaka. Ijambo tugiye kuvuga uyu munsi buri muntu aze kuryumva mu muco waryo, mu miterere yaryo, kuko ritagomba gusiga, kuko ritagomba kurivanga n'ibindi bintu. Kutaridiriwa, urabona, kutaridiriwa ngo rihuze ibyifuzo by'iwawe. Yego. Urazi ko hakundi unywa amata batashizemo amazi ukumva atararyoshe. Reka nkubwize ukuri. Ubu ibintu byinshi baragiye babitiriwe, bagiye babishyiramo amazi, bagiye babyica. Uyu munsi nanone hari isangira ry'abayisilamu muri, sinzi niba muri Nigeria mwabibonye, babyita nimba ari Idi Mukubwa cyangwa Idi Mubarak. Naza kubikurikirana nkabikubwira, ariko icyo nshaka kuvuga si icyo. Nashatse kuvuga ku bijyanye no gusangira. Rero bafite imyizerere y'uko muri iki gisibo gikuru bakora ikintu bita kubaga, nk'uko Aburahamu yabaze agiye gutanga umwana we Imana ikamuha intama. Ariko hari ubuyobe buri mu madini. Reka nkubwize ukuri, uretse Musa niwe wahawe igitambo cy'umwana w'intama, agenda abikore noneho barya izo nyama. Ariko ntituba dufite imyizerere ijya kuri Aburahamu, ni ukuvuga ngo aba bene data cyangwa aba bene wacu b'abayisilamu ntabwo baraza kuza kubaga barye, ahubwo baraza kubaga batwike, batanga igitambo nk'uko Aburahamu yatanze igitambo. Ariko baragitanga bakarya. Kandi Aburahamu we ntabwo yariye, yarabitwitse, bitwika bizamuka, umwotsi urazamuka kugira ngo ube umubavu imbere y'Imana. Niho rero nshaka kuvuga umuco w'ijambo utubwira ko Aburahamu yatambye igitambo. None ubu ngubu twe twararetse nta kuntu tuzadutamba igitambo. Izi nyama tuzirya. Cyane ni kubera Yesu yamaze gutanga igitambo, twebwe tutakibaye mu isezerano rya kera. Ibyo rero bivuze gutyo wagutandukanye n'abayisilamu kuko ntabwo bemera igitambo cya Yesu cyo kumusaraba igorogota. Nubwo abise ngo ni bene data, wajya Yesu nemera ko ari bene data. Okay, nabyivuze gutyo kugira ngo nuza kucyumva ikiganiro yumve ko namuhayemo akayaga. Ariko burya ngo rero nta muyaga ndamushiriramo. Yesu yaravuze ngo bene data ni aba bari hano bumva ijambo ry'Imana bakanarikurikiza. Urakoze. Rero nibo bene data. Rero twebwe niyo mpamvu ubona tutagenda gutanga ibitambo nk'uko babitanga, kuko tuzi yuko Yesu yahejeje kubikora.
ariko noneho urantangaje uziko noneho nawe reka ni nkaho uri kubivuga kuri wowe nanjye cyane ariko reka tugaruke ku bantu bahumye ku bantu b'impumyi bari mu nzira kandi bahumye barimo baratanga ibitambo mu masengero hirya no hino kera ndabyibuka reka nubahuka amavuta kuko izina ry'Uwiteka Imana riri ku mutima wanjye kandi no ku gihanga cyanjye rwose hariho izina ry'umwana w'intama kera Apotre Gitwaza yigeze kuzana isanduku y'isezerano ayizana ibinyamakuru biramurika birafotora nawe arakazana yagafashe nk'imfashanyigisho ariko kwigisho cyari kugaragaza uko kari gateye ahari kuko iyo semina ye ntago nari ndimo ariko agaragaza nuko abantu bayikoreraga hari menya ari imfashanyigisho ari imfashanyigisho sawa ariko atari imfashanyigisho yazanye isanduku aba yasubiye mu isezerano rya kera uriko nyumva rero dufite abantu bahumye bajya gusenga bakerekera i Yerusalemu bakavuga ati Imana rwose Imana uri Yerusalemu umurwa wera bagasenga nk'uko Salomo yasengaga rero dufite ubuhumyi bwinshi cyane kuko ushobora no kugira gutyo ugasanga hari umuntu ugitanga igitambo ni benshi cyane hari n'undi numvise avuze umupasitori avuga ati udatanze igitambo inzu yawe ntizokubakwa mu ijuru izoherera ku mushinge urabona ko hakuntu batawe umushinge ariko kubandanya gutanga ibitambo niko fondasiyo ijamo niko batangura kubaka amaferabeto n'ibindi bintu mwe n'ivyo rero ni benshi bagikora ivyo bintu by'ibitambo bagitegeka abantu nibyo nkubwira rero hari impumyi mu nzira nivyo niko bimeze nugira amahirwe ugahura nawe murandate nivyo umufata ukuboko umugeze mu bw'Imana ariko nimba hari umuntu utemera ko ari impumyi niwe mubi n'umufata ukuboko aragwanda kura je nago ndi impumyi kandi n'umurebe urabona ko mfite inkoni y'impumyi ya nkoni bakugenda bakubita hirya no hino y'umuntu ariko arakabakaba ufite ubana n'ubumuga bwo kutarabona talabone kosita bone kolemene kiremeni yasa bafite inkoni bararashakisha inzira ntabwo nzi ko twari twatangira ikiganiro nimba twagitangiye simbizi twatanguye reka tubandanye ariko hari umuco w'ijambo twatangiraga dusenga ntabwo twigiye dusenga Imana tubabarire kandi Imana ituha ubwo bwenge umuco w'ijambo abantu ni impumyi reka twebwe ijambo ntabwo ndarizi Uwiteka Imana tuganze kandi umwami Imana tuyobore amen kuko ndabizi neza ko hari umuntu ugomba gukurwaho ibintu biri ku maso ye bifunze amaso ye kugira ngo atabona kandi atabona umugisha we amen abantu barahumye none ibyo ndi kuvuga uri kubyumva ndi kubyumva ahubwo ngiye kuraba urabona nk'akundi wewe uramaze ngaho muri Kenya urahabona kwa kundi uba ugiye kwambuka muri feri ugiye kwambuka muri feri urabona abantu benshi bafite ubumuga butandukanye yego kandi hari n'impumyi kandi iyo mpumyi nayo igiye muri vire nk'uko abandi bagiye muri vire yego ifise iki igiye gukora ariko ahantu igiye ni muri vire nk'uko abandi bagiye rero mu by'ukuri ubu buzima bwo kwizera Kristo turimwo turi mu nzira ijya mu ijuru turi mu rugendo ruja mu ijuru muri uru rugendo harimo ibintu byinshi harimo abantu benshi ku ngero zose nk'uko wabivuze barebare bagufi abananutse n'ababyibushe
bose barimo, twese tugiye hamwe. Reka mvuge uko twese tugiye muri ville, ariko gahunda ziba zidutwaye ziratandukanye. Niyo mpamvu rero ubona burya na sosiyete tuba turimo idahinduka. Kubera iki? Impamvu ndi mu nzira jewe canke ngiye muri ville, hari icyo ngiye gukora. Siyo mpamvu yiwe. Nshatse kuvuga iki? Kubera ikibano uyu munsi kidahinduka, ni kubera twese tuvuga yuko turi mu rugendo ruja mu ijuru. Ariko mu by'ukuri siko biba byanditse mu mitima yacu canke mu mitima yacu twese tuba tugiyeyo. Hari abakurikira Yesu bakurikiye ibindi bintu. Bose turinjira mu iteraniro turicarana. Hari abantu bagenda gusenga bagiye kwiba, kugira ati je ngiye ndi mu rugendo ruja mu ijuru. Amakaza kicara iruhande yawe, telefone ikagenda. Yiteguye, yambaye neza, asa neza, mu by'ukuri nk'umuntu agiye gusenga kugira utamucisha mu ijisho. Rero ya feri navuga, uri impumyi biragoye kugira uyinjiremo cyane umenye ko yashitse hajya kuri jya nkombe yindi. Ni mpaka ugira umuntu akubwira ati twagiye, ngo ngufate ukuboko twicara ngaha hasi canke twicara hariya hejuru, hama tugende. Uwo muntu nawe ntashobora kubimenya. Iyo mpumyi ntishobora kubimenya idafise uwo muntu. Ya jambo ry'Imana rivuga ngo babiri ntibashobora kujana batagize gute, batazinanye, bataziranye, batumvikanye. Rero ushobora kurandata impumyi ari uko yavyemeye canke yo imaze kwemera ati gende impumyi ndandata. Yego. Hama tujane. Hari icyo ndusha. Yego. Ndandata. Yego. Hari icyo ndusha. Yego. Ndandata. Hari ikikurimo ndacyumvishije, ndakumvisha unciyeho, ndabyumva ko hari ikikurimo. Ndandata. Uri kumva? Kuko wa muntu yiziho ko hari icyo yumvishije, wa muntu yiziho ko hari icyo atabona undi abona. Uri kumva? Ndandata, mfata. Ndakumvishije mfata. Ntusige nyobora. None se bikorwa gute, bigenda gute? Tugende. Uri kunyumva? None reka tuvuge hari amaso abiri. Hari amaso y'umwuka, hari n'amaso y'umubiri. Yes. Kugira ngo ubyumve neza, tugiye kuba mu bintu bijyanye n'ukuri kw'ijambo n'ukuri kw'Imana. Turifashisha ijambo riri muri Luka ibice 24. Duhere ku murongo wa 13. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be babiri bari mu nzira ijya Emausi. None we wabukoreshaga muri ville, ugakoresha mu ijuru. None tugiye kureba urugero ku bari mu nzira ijya Emausi. Bo baragendaga ubwo Yesu amaze gupfa, Yesu amaze kubambwa, amaze guhambwa, bamushyize mu gituro. Abigishwa be baratatanye. Hamwe ati akazi kari katushyize hamwe, turi gukorera umwami umwe, none umwami bamwishe. Birababaje rwose. Bahita biha gahunda yo kwigira Emausi. Ariko uko bagenda bafite amaso yo kugenda kugira ngo barebe hasi badasitara kabisa. Ariko hari andi maso badafite yo kureba ejo, ariko kureba n'uwo bari kumwe. Ibi bintu bidukikije ni ibiki? Aha hantu ngeze hari iki? Uyu mugore yangusha,
uyu muntu ugiye kureba yaba ari umujura. y'amaso yo kureba ibihishwe n'ingaruka zabyo, ayo maso niyo nshaka kuvugaho, kubera yuko turi mu nzira, turasa n'ababona ariko ntabwo tureba, ntabwo tubona ibihe turimo aho bidusatiza. ntabwo tugeze ahantu dukeneye kwicara ngo dutuze ngo tubaze, ariko noneho icyerekezo kimeze gute? uba ahantu ndi niho nkwiriye kuba. Oh my God, ahantu uyu muntu uri kumbwira gutya, ubundi ibingibi nibyo nkwiriye kumva? turi mu nzira, abantu bafite amaso bari no kugenda, agasimbuka n'ikintu cy'amazi, ikidendezi cy'amazi kugira ngo adakandagira mu mazi, ariko gusimbuka icyaha cyamutumweho, cyamwuziyeho, byabaye ikibazo. aragendana y'amaso y'umubiri gusa, y'umwuka ntayo. ahubwo cyane ugasanga icyo kibazo kimaze kumuza, kugasanga we wari karenyengeza ashiramo umuriro mwinshi. nk'urugero, wumvise abantu bariko barazana, araguhamagaye ati ngo ndagufitiye inkuru tuganire, nkubwire amakuru, uti mvuye kuri aba runaka, ingo nguha amakuru, ugasanga aguhamagariye urusaku gusa, hama ugatangira kubwira urusaku, tayari nawe ugatangira kwenyegeza umuriro. ikibazo kiriho, aba bantu bagendaga ari babiri, bagenda bavuga inkuru byabaye. ubundi reka tureke abantu bavuga inkuru, si byabaye barabivuga rwose, bagenda bakubita story yapfuye, ariko abonye ukuntu bamukubise cyagiye, bagenda bavuga inkuru z'ibyabaye. ariko yari umuntu mwiza, baravuga, bakicara muri salo z'abantu bakavuga. uribuka Petero ukuntu yamwihakanye? uribuka Petero ukuntu yamwihakanye? Petero yaciye yiruka, Petero yagize arihakana. ariko ubu nkubwiye abantu banyihakanye, cyangwa kimwe nkubwiye abantu bagusuzuguye bakakwihakana, uyu munsi bashobora kuba bagukenera wowe ntabwo ubizi wowe. ni ukuri na benshi cyane. muri cya gihe bari impumyi, urumva, ntabwo we bakamenya wowe urinde, ntabwo we bakamenya njye ndinde, kandi tutanatinze n'ubu ngubu hari abantu batakuzi, bakubona gutya gusa, ariko badafite y'amaso yandi. ibi bipfu rero byacu bimeze gutyo, byapfuye mu bwenge no kumva, ntabwo byumva, si twubu turabigenza we. sinzi, uhagararane n'umwami, ugendane n'umwami utaramumenya. akubaza ibibazo ntumumenye. noneho hari akantu karwaye, tugaruke muri ba bandi batamba ibitambo rero. uri kunyumva? Yesu yaravuze ngo nimba muri mwe amagambo yanjye akaba muri mwe, namwe mukaba muri nje. Can imagine, njyewe sinkiriho. Pawulo yaravuze ngo sinjye ukiriho, ahubwo ni Kristo. Amen. Can imagine, Pawulo arabivuga abantu ntibabashe kubyumva, aravuga ngo nimba ndi muri wowe, amagambo yanjye, reka amagambo yawe Dr. David Bishop, reka ibyawe, reka kuvuga wowe wivuga cyangwa uvuga ibiki, vuga amagambo ya Kristo akaba muri wowe.
warangiza kugira ngo wambare rya koti, wambare yakora, wambare bya bintu, ukambara Yesu, ukajya muri we, ukaba muri we, umusatsi wawe ukaba uri muri we, umunwa wawe ukaba uri muri we, amaguru yawe akaba ari muri we, n'umubiri wawe wose, igice cyo hasi cyose kikaba kiri muri Yesu, nta cyaha wakora. Nukuri pe. Ndashaka kuvuga ku mpumyi rero zivuga ngo ziri mu nzira, zivuga ko ziri mu nzira niko zitamubona Yesu. Ziragendana nawe akavugana nazo, ariko ntago zizi ko ari Yesu. Abamwigishwa iyo usomye iri jambo riravuga ngo bagenda bavugana nawe, ngo umurongo wa 12 bavuga ngo nuko baganira ibyabaye byose. Yes. Bavugaga ibyabaye byose. They was talk about everything happened. Buri kimwe cyose cyabaye bakakivuga, bakakidonondora, baradonondora. Dufite abantu bajya hariya bakavuga, uri kunyumva, bakavuga ikintu uko kiri. Hari nabo dufite bakagenda bakavuga ko ikintu kitari, bakongeramo ibirungo. Ubwiza kuri hari uruhisho, amaso yabo bafunze. Undi uvuga cyane ntushobora kurya, uri kunyumva, iyo uvuga cyane ntushobora kumva. Kumva ntago wumva, kuko nimvuga cyane wowe ntago urabasha kugira gute kuvuga ijambo ryumve. Kandi nuvuga nanjye nkavuga ntago turaza kumvikana. Saba yuko umwe avuga uyendaga ategera. Yego, umwe agomba kugira gute kumva undi. Kandi ninjya kukumva ndaza guceceka. Ndiyo. Aba bantu baravuze, baravuga. Umurongo wa 15 ngo bakiganira babazanya, ni ukuvuga ngo hari n'ibyo batazi barabazanya, hari n'ibyo batumva barabazanya. Ngo Yesu arabegera ajyana nabo. Yesu arabegera ajyana nabo, si bari mu nzira, baratera intambwe nawe agatera intambwe. Haleluya. Yesu n'ubu Yesu ndamukunda. Arabareba, arabamenya, ajyana nabo, agendana nabo. Aba yinjiye mu biganiro byabo. Kuwiteka Imana yinjire mu biganiro, ukora mu mucyo w'ijambo. Amen. Reka Imana yinjiremo, icyo ugambiriye ukibone mu izina rya Yesu. Amen. Ubu ntabwo wari wakibona, ndimo ndabivuga kandi ndi no guhanura. Ubu natangiye kwinjira, tumva hari ahantu ndimo ndagenda nkora, uri kunyumva. Hanura bagenda yinjirana nabo. Arabinjiza, yinjira mu kirorero bataramenya ko ari we. Bari bageze ahantu bavuga ati rero tugiye gutandukana n'uno muntu. Ngo nawe asa n'ushaka guhita ku kirorero kugira ngo yumve ko aba bantu bafite umutima kumwe, ngo se kugiye twagiranye ibiganiro byiza, ngwino to join us. Yes. Yesu arabemerera, baraganira, arinjira. Ngo bakicara bakiri gusangira, ngo amanyuye umugati, isura ya Yesu yitiza amaso yabo. Nabwo si umugabo kweri niwe, uyu twavuganaga, uyu twaganiraga niwe, kuko uziko ari we, ndamubonye. Kare koze twaganiriye, twagendanye, ntabwo nari nakamenye ko ari we. Kubera iki? Kumenya Yesu bitandukanye no kumuvuga. Ndiyo, ko niko kuri. Kuko kumumenya n'indi mbaraga yinjira muri wowe ikamuguhishurira. Kuko n'abadayimoni baramuvuga ati Yesu ni umwana w'Imana. Serious? Yego. Uri kunyumva? Yes.
noneho Petero hari igihe kimwe yose arababuje ngo ese bavuga ko ndinde. Aba bantu bavuga bari kugenda bavuga ko bavuga mu masinagogi hehe hose baravuga bavuga ko ndinde. Aravuga ati uri umuhanuzi wa wundi wa kera wagarutse uri Eliya. baravuga bajya banavuga yuko wowe uri Yohani cyangwa ko ari Yohani mu batizo baravuga bavuga gutyo. None se mwebwe mundi hafi mwebwe muri kunda mu maso yanyu mwebwe turi gusangira uranaga haleluya bamvuze mukamuvuga ko ndinde wowe tureke wowe kuko ndabizi mujya mugira ikiganiro mukamvuga mujya mugira ikiganiro mukanyicarira mwebwe mujya muvuga mwebwe muvuga ko ndinde. Ntago Yesu yavuze ko mujya mumvuga atabizi ko bamuvuga. Nese mwebwe muvuga ko ndinde ukuvuga ngo abigishwa be bajyaga bajya ahantu ugasanga biciyemo n'ibice bibiri bamwemera n'abatamwemera. Ako uyu muntu urabona ko atatuyobya. Ese urambwira ko pasiteri ashobora kuba afite itorero ririmo abantu 20 cyangwa 30 bose bakaba bamwemera? hari n'uwaje uwo munsi utaramenya na gahunda za pasiteri utanitaye kuri pasiteri utanazi n'ibyo pasiteri avuga. Yesu aravuga ngo mwebwe muvuga ko ndinde. Ndashaka kuvuga mu nzira tunyuramo mbere yuko tuzagera muri bwa bwami, mbere yuko tuzagera Emawusi, mbere yuko tuzagira gute turagendana nawe, ahubwo ntago dufite amaso yo kumwishurirwa. Ndashaka kuvuga mu nzira, abari mu nzira bagomba kumenya ngo Yesu ninde. Noneho rero ikitangaje kiriho noneho wabibonye, Putin yavuze yuko Yesu ari umwirabura. Ubushakashatsi butabujya hanze Yesu ni umwirabura. Abazungu bavuga Yesu ni umuzungu, abandi bavuga Yesu ni umuyahudi. Uko nyumva uzibani hariyo n'uyundi muntu mu Rwanda nabonye kuri YouTube, kuri Facebook, yavuze yuko mu by'ukuri n'ivyo ngo Yesu yavuze yarabishingiye naye kabisa, avuga ko Yesu ari umwirabure. None ngo ni gute umuzungu ashobora kuba inzobe? Kuko ngo Bibiliya njyewe niyumviye uwitwaga Billy Graham yigisha abazungu ari muri Amerika, aravuga ati Yesu ni umwirabura. Yesu ari muri mwirabura mu nyanga, mwirabura mu gerageza. Ariko reka nkubwize ukuri kwijambo Yesu yivugiye. Yabwiye Petero aravuga ati Yesu aravuga ati wowe uri Kristo umwana w'Imana. Abwira Petero ati wowe Petero, ibi ntabwo ari wowe byibwiye. Aravuga ngo umwuka w'Imana ubikubwiye. None ndashaka kuvuga iki rero kuri iki. Yesu yagiye agaragaza kumumenya, kumenya Imana, kumubona, ukubona data. Ubwe arivugira ngo njye nkora ibyo nabonanye data akora, nkora ibyo nabonye data akora. Ndababwira ibyo data yantumye kubabwira. Arangira avuga ndakora umurimo wa data. Cyari uyu nguyu tuvuga Yesu, uko nyumva, kugira ngo ubashe kumenya inzira no kugira ngo ubashe kugira n'ahantu ujya n'ahantu uva, ni ukubasha kubanza kwanza kumumenya. Iri joro rero tujyamo, uru rugendo tufite, tubanze tumenye umuranga. Sinzi niba ari ikintu uri kumva aho ngaho. Sinzi kumva kabisa.
ubwenge buri kugenda butakara. Ndumva ubwenge buri kugenda butakara. Ubwenge buri gutakara ni ubwa kimuntu kugira ngo haze bwa bwenge bw'Imana. Erega none kuvuga ngo tuzakora igitabo cy'ubwiru guhishura bwa bwiru. Ni ukuvuga ni ubwiru ni ibintu bihishwe ariko bihishwe kuri abantu batari abanyamwuka. noneho bikaba bihishuriwe ba bandi b'abanyamwuka. birahishwe ku bantu batari abanyamwuka, bihishuriwe ku bantu b'abanyamwuka. Ese urambwira gute kuntu umuntu agendana n'umuntu bakanaganira atamuzi atanamureba atanamenya n'uwo ari we, kandi uwo muntu mwarabanye ariko nubwo umaze hari igihe wagiye mu Rwanda umaze imyaka myinshi utari mu Rwanda, kandi mu by'ukuri abantu bari basanzwe bakuzi barakumenye kandi barakuvugisha. Hari n'abumva ijwi ryawe bakavuga ati urya ni Valeri. Ariko ukabona abantu muriko muraganira ikiganiro muri mu nzira muriko muragendana. Icyo ni ikintu by'ukuri gikwiye abantu bakwiye kwicara bakiyumvira, kuko Yesu yaciye abivuga neza muri Yohana igice cya 10 aravuga ngo ababaye intama ziwanje bumva ijwi kandi bakankurikira. Rero kuba umaze kumenya Yesu, umenya n'imvugo yiwe, umenya n'ijwi ryiwe, ntushobora kumuyobegwa, ntushobora kuyobegwa imvugo yiwe. Kiretse warabaye impumyi niho utobibona nk'abo bantu. Uri impumyi kabisa ntushobora kumenya ijwi, uri impumyi kabisa ntushobora kumenya uwo ari we. Niyo mpamvu kenshi baza babwira Yesu ati twebwe ikintu kizotuma tukumenya, twereke ikimenyetso ko bitangaza. Do something. Oh my God. Ntabwo tukubona, ntabwo tubona n'isura yawe, ntabwo tubona ubwiza bwawe, ntabwo turabona cyane iteraniro riraba. Imana kuba itarakuramo umuntu abadayiboni twavuga ati no, ntabwo Yesu ari ahantu. Yani hano kumva umwuka w'Imana, hano kumva umuburo w'Imana, paka haboneka ikimenyetso. Niyo mpamvu rero Satani ariko arayovya abantu benshi, ariko arayovya izo mpumyi biciye mu bimenyetso. Kuko impumyi zizerera mu bimenyetso. Muri ino nzira niko bimeze. Yaravuze ati bazaza, bazakora n'ibitangaza mu izina rya, bazakora ibintu byinshi cyane bitandukanye mu izina, ariko witonde kabisa, kuko hari ibintu mutazababonana, ntabwo bazamera nkanjye. Kubera iki? Yesu noneho tugiye kujya mu ishusho ya Yesu, nuko nabivuze ko tuzabivuga muri cya gihe navuga ngo cy'ubwiru cya gushyira hanze icyo bitubwira Yesu. ndavugaho gato naje gukoresha ijambo rivuga ngo nuba muri we nawe akaba muri wowe, n'amagambo yakaba mbese mukaba mwariyunze. Nivuga kwiyunga nuko hari ijambo yavuze ngo naje mu banjye ntibanyemera, uri kunyumva, ntibanyakira, uri kunyumva? Yes. Noneho turi mu nzira yo gushaka Yesu no kumwakira. Uyu Yesu turaza kwakira, ntabwo turaza kwakira Yesu na Mariya ajya kwakira Yesu. Niwe muntu wa mbere wakiriye Yesu. Ntabwo yakiriye Yesu nko kuvuga ngo ni umuntu w'ubwanwa, ni umuntu w'igikara, ni umuntu uremereye cyane ibiki. Yarabwiwe ngo umwuka azakuzaho, uzatwita inda y'umwana w'umuhungu, navuga uzamwita Yesu. Ni ukuvuga ngo
uyu Yesu turimo turavuga n'uyu nguyu turi gushaka kugira ngo iyi nzira tuyinyuremo neza nk'uko nabivuze muri kiriya kiganiro cyabanje. Ino nzira niyo waba uri umuswa uzayinyuramo, niyo waba uri impumyi uzayinyuramo. Niyo mpamvu navuze ngo dukore ku mpumyi, uri kunyumva? Tuzayoba iyo nzira. Kubera icyo utazayoba, umwuka azakuzaho, umwuka azakuzaho. Iri jambo niryo rizakuza, kuko wa undi wari uhumye Yesu yamujeho, arangije aramubwira ngo urashaka iki? Aravuga ngo ndashaka guhumuka. Umwuka amuzaho, arahumuka. Umwuka w'ubuhumyi umuvaho. Amen. Tutabone kiremene. Umwuka w'ubuhumyi utukurwaho nuko twemerera umwuka. Yesu rero atandukanye n'abariya bandi kubera yuko hari umwuka ukorera muri we. Uwo mwuka utandukanye n'umwuka uzaba ukorera muri abo bandi. Uri kunyumva? Yes. Wabazana umwuka w'ubuhumyi. Yes. Wabazana umwuka w'ubuhumyi guhuma abantu amaso kugira ngo bagire n'ibindi bintu babakuraho. Uri kunyumva? Yes. Ariko Yesu aza kuguhumura amaso, yaranze akagira n'ibintu aguha. Akaguhumura amaso. Nkanjye nigarutseho nabaye mu bakatolike, mva mu bakatolike njya mu basilamu, mva mu basilamu ndakizwa. Ankuraho ubwo buhumyi bwo kutamumenya Yesu. Arangije kumumenya, arangije no kumuvuga. Ndiyo. Ubwo ngiye kuvuga ngo ubuhumyi bwo kutagira n'ubuzima Yesu we. Kandi noneho igitangaje Yesu ibintu yagiye akora. Reka nkubwira akantu gatoya kajyanye n'ibyo n'ubuzima bufatika, bufatika. Yesu yabwiye abantu ngo mugende mujye ahantu murasanga indogobe ebyiri zihari zari zamuteguriwe. Uri kunyumva? Arangije ngo muyizirikure n'icyana cyayo. Nyirazo ntabaza mubwiye ngo umwami arazishaka. Ni ukuvuga ngo uwo muntu yari afitanye sayini, yari afitanye mu buryo bw'umwuka kumva iby'umwami. Haleluya, totika bone. Yarazi ko igihe kigiye kuzagera umwami akaza gutwara iki? Indogobe. Yes. Nta kuntu warera indogobe ibyare n'icyana cyayo ngo nurangiza ngo wumve ngo umwami ngo aje kubitwara, ntubaze ngo ni umwami nde. Ni umwami nde? Zana urupapuro yaguhaye. Zana urupapuro yaguhaye rwemeza yuko agutumye izo ndogobe. Yego. Ariko kubera kumva yumva rya jwi ry'uko tuvuga ngo intama zumva ijwi ry'umwungere, yahise yumva umwami, ahita yumva umwami wari we, ahita amenya uwo ari we, ahita amenya Yesu we. None Yesu yagiye akora ibintu. Hari ikindi gihe yigeze gutuma ngo mugende ngo muntegurire ibya Pasika aho turaza gusangirira isangira ryanjye namwe, ngo murasanga icyumba cyo hejuru. Muraza kubona umugabo afisi umubindi, mubwire ati umwami arakeneye inzu. Yego. Aho dusangirira ibya Pasika. Yego. Haleluya. Byari ibintu biri mu mwuka, yateguye mu mwuka, kandi we yabibonaga mu mwuka akabivuga mu mwuka, none bikaba mu mwuka, bikaba no mu mubiri. Uri kunyumva? Abwira abigishwa ngo ngiye mfite ibyo kurya. Why are you stress yourself? Have a food. Mfite ibyo kurya data. Mutazi murani njya ndarya. Kandi ibyo kurya byanjye nuko nkora umurimo wa data hakiri kare mu gihe gikwiriye. Uri kunyumva? Kandi n'ukuri bamwe muri mwebwe muzabona ubwami bw'Imana mutaranapfa. Muzabona yavugaga ibintu bitaraba kandi bigomba kuzaba bikaba. Haleluya. Ndashaka kuvuga uwo mwuka iyo umanutse ukaza kuri wowe,
ubasha kumenya ko mugendana ari Yesu, ubasha kumenya ko utagendana n'idayimoni. Kandi nanone n'uwo mwuka w'amajini y'ukuriho, abantu barabimenya ko ugendana n'umwuka w'amajini. Abantu barabizi igihe nkorera mu gihugu cya Kenya, mu mujyi wa Mombasa. Ndakubwiza ukuri, umurozi baramuzi. Nanjye ubwanjye ndamuzi, uzi ko napambanye nawe, hari umurozi yantera. Uzi ko hari umurozi yaje kuntera kangahe mani, umunsi wa nyuma anziburi icumu mu kuguru, asanga hameze nk'urutare, arambwira ati we nagerageze kukwica kenshi biranka, ariko namubwiye ati kuva uyu munsi bubaye ubwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongera kuboneka ngaha. Nicyo turi kuvuga rero, umwuka niwe uzi ugahumura abantu. Kandi kubera yuko bemeye, nimba bataremeye bafite ubuhakanyi no guhakana, umwuka niwo ubavuza, ukabamenagura imitima, bakemera, bakakira, bagafunguka. uri kunyumva? Ndashaka kuvuga cyane kuri aba bantu. Noneho hari ahantu nasomye muri Bibiliya ngo yabahumije amaso kugira ngo batareba, ngo bafunga amatwi kugira ngo batumva. Hari abantu bananiye Imana biba ngombwa ko bafunga amaso kugira ngo batabona. Iyo ubwayo noneho irarakara ibafunga amatwi kugira ngo batumva. Batamenya, batagira n'icyo kumva mu matwi yabo, amatwi yabo niyo wababwira gute ntabwo bumva, niyo wababwira gute ntabwo bumva. uri kumva? Uragerageza kubereka, ntabwo babona, ntibanashaka no kubona. uri kumva? Yesu adusaba kugira ngo tube muri we. Ube muri we. Niko bimeze. Nawe abe muri wowe. N'ibintu byose uraza gusaba, n'ibyo byose uraza kuvuga byose, ubivugishwe n'amagambo, uvugishwe n'ijambo rye. Ubivugishwe n'iki? N'aya magambo ye ari mu byanditswe cyangwa mu kimyanda guhumekera, yayandi umwuka w'Imana kumanura. Icyo bitihishurirwa, icyo bitihishurirwa, guhabwa iyerekwa. uri kumva? Petero yageze aho aba muri we, avuga nkawe, asa nkawe, ariko we ntiyabimenya. Wari buzi iryo jambo? Oh my God. Wari buzi? Petero baramubwira ati uyu nguyu kabisa aravuga nkawe, arasa nawe, uyu yari umwe muri bo. Avuga ati jewe ntabwo ari ke bisubu, ndasa nawe, ndavuga nkawe. Barakubesha, uri kurahambye. Barakubeshe. Tija hiyo sindamuzi, urumva ivyo uri kuravuga? Urumva ibintu uri muravuga koko? Ari nko mu Rwanda cyangwa mu Burundi yakubwira ati reka uri kuradedemba cyane izo turi kurajazwa kabisa. Ibi rero nibyo Yesu ashaka, nicyo cyamuzanye, nicyo kiri muri we. uri kunyumva? Nicyo kiri muri we, kugira ngo aduhindure abana b'Imana, aduhindure duse nawe, aduhindure tube nkawe. Iryo nicyo nkubwira cyitwa ubwiru, umugambi Imana ifite ku isi. It's to change the people. Amen. Tugarure ya isura ya Adamu wa mbere. Adamu wa mbere yasaga n'Imana,
avuga nk'Imana, atekereza nk'Imana. Umugore we nawe yari ari hafi ye, yari ameze gutyo, ariko amukuru ava iruhande rwe ajya kuzenguruka, nibwo yatangiye gufata ishusho itandukanye n'iy'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uyu ni Adamu wa kabiri. Yes. Iyo ugiye kureba usanga rero tugiye mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyangwa kimwe uburyo bwo gushaka kubwiza abantu kuri umuco w'ijambo. Nuko hari Bibiliya nyinshi, hari ibitabo byinshi, hari za Korani, hari ibiki n'ibiki, bazatuzanira inyigisho tutazi. Ariko nimba twabasha kumenya Imana, twamenya Yesu. Twabashe kumenya Yesu, twamenya Imana. Kuko Yesu ntabwo tuzamubwirwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kuko nyumva ni umwuka w'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamanuka ikatujyamo. None amanyuye umugati, wibwira ko yamanyuye umugati cyane umwuka w'Imana wakoze umuhango wo kumanyura umugati kugira ngo babashe guhumuka amaso. Umugati ni iki? Reka tugaruke ku mugati. Hari ibintu byiza cyane Yesu yakoze. Yaravuze ngo ni njye manu yavuye mu ijuru, ni njye mugati ukuri, uzandya ntazokwigera apfa, ntazigera apfa, kandi ntuzanywa amaraso yanjye. Uyu nguyu iyo tumuvuga benshi baramwitiranya kubera yuko ntabwo babasha kurya umubiri we neza, ntabwo bawurya. Kuko nimba waramuriye ukurya. N'abafarisayo ntubona ko byabacanze akavuga ati uyu mugabo kweri turya umubiri wiwe n'amaraso yiwe. N'abandi bigishwa bavuga ati reka tukubise twigendere, turabona yuko ahubwo utakiri muzima. Noneho turagaruka kuri ya minsi mikuru y'Abayisilamu yabaye. Barabaga barakarya, ariko ndaza kukubwiza ukuri ko babyitiranya. Bavuga ko ari Aburahamu, ariko umuntu wabaza abantu bakarya ni Moses. Mose ni wabaze abantu bakarya. Ariko ubwo tugiye kujya none muri kwa kundi rero tuza kureba cya gitambo wa mugati, sinzi ni muri kunyumva. Aburahamu yahawe intama ivuye mu ijuru. Uwo ni Yesu Kristo. None iyo tugiye mu itangiro dusanga n'ubundi Imana nabwo yashatse yabaze ikuraho uruhu, yambika Adamu na Eva uruhu. Uri kunyumva? Yes. Noneho iriya nyama, kuriya kubagwa, kuriya kumena amaraso, na Moses aza kubikora. Moyize abikoze, amena amaraso ayashyira ku nkomanyirizo z'imiryango. Arangije abantu barafungurwa cyangwa kimwe bararekurwa. Abayisiraheli bararekurwa. Uyu mubiri cyangwa uyu mugati Yesu rero uza guhinduka igitambo gute? Aya maraso y'intama n'amaraso y'inuma, amaraso y'utundi dukoko twajyaga dukoresha n'ihene n'inka, zarabagwaga zigatambwa nk'ibitambo. Uri kumva? Yesu yaje kuvuga ngo bigaruke bize bihinduke ya manu. Hari manu yamanutse mu gihe cya Mose nanone bari mu butayu. None iriya manu ihita ihinduka ya ntama yamanutse ku gihe cya Aburahamu. Kuko yamanutse ari imeze nk'inyama, imeze nanone nk'ubugari, imeze nanone nk'umutsima. Iyo bayiryaga, iyo bayifataga, ntabwo babaga bemerewe kuyiraza. Iyo bayirazaga yarapfaga. Uri kunyumva? Ni ukuvuga ngo baryaga ibyo uyu munsi bigashira, bakazongera bagafata iby'ejo bigashira.
bakarya iby'ejo bigashira. Rero iyi nyama uyibaze ukayirekera aho ngaho, ntuyiteke, tuyishyira ahantu mu buryo iraza gukubitwa n'umwotsi kugira ngo niza ikamukemo ya maraso. Ukayirekera aho ngaho, ejo ngo uzayiteke ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Keretse uyishyize muri firigo, tuyikubise umwuka ikakamuka amaraso akavamo, bazishyira ahantu hashyushye nko ku muriro, bagasa n'abazotsa ariko batazokeje. Yes. ubwo ziraza kurara, ariko inyama ntabwo yarara. Rero wa mubiri nawe none aravuga ati rero iki gikombe, uyu mubiri, uyu mugati ni umubiri wanjye, ni umubiri wanjye. None igihe yari ari kubikora amanyura wa mugati twavugaga muri Luka ibice 24, yamanyuye wa mubiri we. Yamanyuye wa mubiri we, ntabwo yamanyuye umugati. Bibiliya iravuga ngo ni umugati, ariko already yari yawusengeye avuga ati uyu mugati uhinduka umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, ngo mwakire mu buryo. Ahereza abigishwa be, arangije afata umuvino, umuvino divayi, divayi yahinduye amazi, yayahinduye divayi, divayi ayihindura nanone amaraso yiwe, kugira ngo nuyinywaho abenyweye ku gihango. Icyo bita igihango, abanyarwanda bagiraga igihango, abanyakenya bagira ibyo bintu by'ibihango. Uri kunyumva? Yes, ndakumva. Uri kumva? Bagira ibintu by'ibihango. Noneho Yesu aravuga ati nanjye ndashaka kubahuza n'igihango. Uri kumva? Kiza kuba igihango cyiza, kiza kuba isezerano rihoraho. Muri usomye igitabo cya Daniyeli, hari igihe ibyo bintu bitazongera kuboneka. Hari igihe bazakuraho icyo gitambo gihoraho, hari igihe bazaremuvinga the grace, salvation, bakureho. Ntabwo dushaka kumva ibyo bintu. Nimba habonetse isezerano rishya rindi, noneho Amerika yo yari birashaka ngo ikureho isezerano rishya. Uri kunyumva? Gukuraho iryo sezerano rishya, bashyireho iki? Bashyireho ibyo bashaka, bashyireho irindi sezerano ryitwa ngo ni isezerano rishya, ariko ukuri kwabyo ni uko bari abamanzi ibintu. Icyo bita kuvanga ibintu. Ndashaka kuvuga Yesu ubwe ku giti cye ntabwo tuzamubona yuko areshya gute, angana gute, asa gute. Tuzamubona mu mwuka, kandi tumara kubona mu mwuka nibwo tuzaba dufite amaso yo kureba neza. Bibiliya iravuga ngo amaso yanjye ntiyazamureba, ntabwo ari amaso y'undi muntu. Haleluya. Ubwo azaza nzamureba. Ndakubwira ndabwira n'abantu bari bwumva iki kiganiro, kumva Yesu ni mu buryo bw'umwuka, kumubona Yesu ni mu buryo bw'umwuka. Uri kunyumva? Ntabwo ari ibintu bipfa kugaragara gutya gusa, ntabwo ari ibintu byo kuza ngo abantu bapfe gukora ibyo bakora. Nta n'uwo bari kuvuga ngo ahantu hose yagiye akiza akora ibitangaza. No, ubwira iteraniro dufite ritabayemo igitangaza Yesu ntiyari ahari. Oya, si hose Yesu yagendaga akora ibitangaza. Ntabwo ari hose, hari naho yageraga akigisha. Uri kunyumva? Akigisha. Uri kumva? Uko kwigisha kwe rero kukaza kugahita gufungura abantu, bakaza bakabona Imana, bakabona ubwami bw'Imana, bakabona inzira. Turacyari muri rya jambo rivuga ngo inzira. Yes. Kandi turavuga ko no muri iyo nzira harimo abantu badafite amaso yo kureba, b'impumyi, kandi abo bantu barabasha kubona ari uko umwuka w'Uwiteka ubamanukiye.
ndiyo babona ahantu banyura kuko niba bataba bari kureba ngo bitegereze ntabwo bazabasha kumva n'ikimana ivuga. ahubwo bashobora kugwa muri kanevo, bashobora kugwa mu ruzi. Yes, iryo jambo warikoresha, impumyi ebyiri ntabwo zishobora kurandata, ntabwo zigira aho zigera, zose zigwa mu cyobo. none hari n'irindi jambo riri mu Byahishwe rivuga ngo ngwino ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe hakurweho ubwo buhumyi, haveho ubuhumyi. Byahishuriwe 3. Yego. Kandi uwo muti bawugura ni kwa gusa. ino nzira niyabejejwe imitima, ntiyabejejwe. uwo ni Yesaya, umuhanuzi Yesaya uri kubivuga, kandi n'umuhanuzi Yesaya wabivuze n'ubundi. iyo nzira niyo gukiranuka. Yes. kandi intare zizayibamo, ibisimba bizayegeramo iyo nzira, na wa wundi w'umunyamahanga azinjira muri iyo nzira akizwe, agere mu ijuru. Amen. Haleluya. Amen. Ubu ni inzira yo kwera no gukiranuka. Nukuri ndakwifuriza ko twagera muri iyo nzira, ndakwifuriza ko twaba muri iyo nzira, ndakwifuriza ko inzira yacu yo kujya mu ijuru, kwa kundi wavuze ngo abantu barabyigana bagenda, uri kunyuma, ibyifuzo bye bageraho ngaho bazanywa vino, baravuga ngo tuzicara ku meza. hari akaririmbo twajyaga ngo tuzaba mu cya gitaramo cyabera, tuzaba muri cya gitaramo cyabera. Haleluya. Yesu yarabivuze rero ngo sinzongera kunywa ko kiretse nitwe turi kumwe. Umunsi tuzaba turi kumwe twicaranye ku ntebe, ngo tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya. Tuzimana ingoma na Kristo. Haleluya. Tuzaba muri cya gitaramo cyabera, tuzaba muri cya gitaramo n'abera. Haleluya. Iyi nzira impumyi zihumuka. Amen. Akimara kumanyura umutsima, akimara kumanyura umugati, nabivuze yeruye neza, umugati ni umubiri we, yamanyuye umubiri we, yafunguye uruhu rwe, yafunguye umubiri we, bahita bati yo niwe, na bya bikomere niwe, ubwo niwe wazutse. Arangije arababwira ngo mugende mugume hamwe n'abandi i Yerusalemu nk'uko nabibabwiye, mugende mutegereze muri hamwe. Ndakubwiza ukuri, aya macakubiri ari mu matorero ni ubuhumyi. Ndiyo. Totika bone kosala meniasa, ibi ngibi ni ubuhumyi. kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo bizadukora ku maso duhumuke tubashe kureba. Nigira bikora ku maso ibahumure nk'uko yahumuye Barutolomayo. None tugaruke ku nzira. Barutolomayo yari yicaye ku nzira ari impumyi. Hari abantu bicaye mu murimo w'Imana ari impumyi, barahumye, bari ku nzira, hari ababahitaho bakabahitaho. Ndibuka nkizwa naje nsanga abantu ari abakozi b'Imana, ariko noneho kubera ukuntu nahitaga, ntabwo njye nari mfite gahunda yo kwicara, ntabwo nari mfite gahunda yo kuryama, ntabwo nari mfite gahunda yo kwiyanduza. Narahitaga, natangiye gusengera abantu nsanze mu murimo, ntangira kubashyiraho ikiganza, ntangira kubarondora. Uwiteka Imana igenderere cyane, mbanza kubarondora. Ndangije pastor wanjye aravuga ati ariko uranshimisha cyane, ukijijwe ejo bundi bakureba. Yanabivuze imbere yabo bose.
none utangiye kubasengera, utangiye kubahanurira, barakwirukira ngo basengere. Aba bantu bareke wibasengera, babisengere, babige gusenga kuko ni wo ubije ejo bundi. Kandi ntihagira umuntu umbwira ngo Yesaya yanze kumusengera. Njyewe rwose nta kibazo, ibyo ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Yes. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari abantu bicaye bazi ko ari ukuririmba gusa, bazi ko ari ukuza mu iteraniro gusa, babaka icya cumi bagitange, babaka amaturo bayatange, ariko ubwo ni ubuhumyi. Yesu yaravuze ngo mugende mubabwirize ubutumwa bwiza bose, abahana mubabatizwe, mubatoze kuba abigishwa banjye by'ukuri. Ndumva ngiye gusoza. Oh my God, Imana iduhane umugisha. Amen. Sinzi niba hari ikibazo urambaza. Ni ukuri nta kibazo ngaho nshobora kubaza, ahubwo icyo nagusaba ni uko usengera abantu bamaze kwitahura, bamaze kubona yuko ari impumyi, bifuza yuko barandata kugira bambuke cyangwa bagende mu nzira nziza, hatari ibinogo, hatari amazi, hatari ibiti, amahwa n'ibindi. Ubasengere. Hama mu kiganiro giheze hariyo abantu basavye nimero yawe, ndababwira ati nimero yiwe iri ngaho, n'ubundi ndabona banditse commentaire ati twayibonye. Mu nyuma n'ubundi wongere utange nimero ziwawe, hama abantu bakomeze kukuvugisha, abashaka by'ukuri ko mugira ibiganiro, muganira, bugurura umutima kuri wowe, kugira ubereke inzira by'ukuri, ubarandate bashike neza iyo bagiye atangwa. Nicyo navuga, hama dusoze. Uwiteka Imana aguhe umugisha nawe. Ndashaka kubabwira ngo amahirwe arahari yo kwakira Yesu. Banyakire njyewe, bakire Yesu, ariko Yesu bamwakira bemere ko ari impumyi. Uwo mugabo Barutimayo yaravuga ati, Yesu umwana wa Dawidi, mbabarira. Ndashaka kwitangura kuri iryo jambo ryitwa mbabarira. Imana ibabarira aba bantu bahumijwe n'iby'isi, bahumijwe n'irari, bahumijwe no kutaretika labone kosalameniasa, no kudasoma ijambo, no kutabyinjiramo neza, bicaye aho ngaho. Icyatumye avuga ngo Yesu umwana wa Dawidi mbabarira, nuko hari icyaha cyari kiri muri we, akeneye imbabazi. Bakire kubabarirwa. Amen. Hari abahumye kubera inyigisho z'ubuyobe. Imana ibabarire, kandi babarire nabo bigisha b'ibinyoma. Yesu bagiye gutegereza ntabwo ari umuzungu, ntabwo ari umwirabura. Yesu ni umwana w'Imana. Amen. Umwuka w'Imana. Abayisilamu nabo bemera ko ari ijambo ry'Imana. The word of God. Twakire iryo jambo ribe umuco, ariko niri kwakira iryo jambo twakire Yesu. Twakire abe muri twe, amagambo yabe muri twe. Tuvuga y'amacakubiri, tuvuga y'amoko, tuvuga ay'ubwenge twize bwo mu isi, tuvuga y'Imana. Tuvuga amagambo ya Yesu. Kandi abe muri twe, natwe tube muri we. Reka dusenge. Kandi umuntu wese wumva ushaka kugira ubumuntu bwo kuba yararemwe n'Imana, akamenya Kristo, anyegere nta kibazo. Amenye Imana, namenye n'uwo yasize. Icyo amurusha acyakira. Ikintu gikomeye, baravuga ngo barabizi, baravuga ngo barabyumva, ariko noneho hari ibyo mvuga, ariko noneho hari no gusenga kugira ngo ibyo bintu tubyumve. Kuko ibi turabyumva, ariko hari no kubiherekeza.
ikizakumenyesha ko umuntu yumvishije ni uko azasenga akuraho umwuka w'ubuhumyi. Ndiyo. Akuraho umwuka w'ubuhumyi. Ntabwo nakoresheje umwuka w'ubujiji kuko abantu bose bamaze kumenya barumva ko bazi, ariko hari umwuka w'ubuhumyi. Umuntu akaba azi ikintu ariko ntakimenye, ntacyumve, ntakibone, ntabone n'inyungu zacyo, ntabone n'uko kimeze, ntagihe agaciro. Bamwakire rero mu izina rya Yesu. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana, uri Imana nziza kandi uri Imana ishobora byose. Mwami, mfunguye igitabo cy'amazina y'abera kugira ngo wandikemo buri umwe wese wakiriye iri jambo Boneko Salameni Yasai, amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo muri babandi bafite amaso yo kureba inzira zigana i Siyoni, babandi bari muri izo nzira, babandi bari muri izo nzira zigana i Siyoni, babandi bari mu buntu bwawe Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu muntu uri kumunyereka arimo arazana gukurwaho ibintu ku ruhu rwe, mweze kandi umukize, mutunganye kandi umukureho ikibi n'igisa nacyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bambi ihema rye hejuru, bambi ihema hejuru yo mu izina rya Yesu. Alamone Kotsalameni Yasano, mwemerera Mwami mukwikurure, mukureho iki cyangiro, mukureho aba badayimoni wo kuhuma, no kutamenya inzira yawe, no kutamenya urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana, ndakubashye iremone Kosalameni Yasano, mwemerera datora Mana ukore kuboko kwawe kwinjire mu mitima y'abantu, aho yari irwaye uyikize, kuko ngo irwaye ntabwo babasha gukira, nta nubwo babasha guhinduka. Rikidamone Kosalameni Yasano, izina rya Yesu ndahagarika imbaraga zose z'umwijima, ndacyaha imbaraga zose za dayimoni zahumanyije abantu bawe, irari ry'iby'isi, irari ry'iby'umubiri, irari ry'iby'isi, irari ry'iby'umubiri, kutamenya ubupfu bwo mu minsi y'imperuka, mu izina rya Yesu. Aba bantu bararwanya, bakarwanya Yesu, babaye amantikristo kubera yuko bakora ibitandukanye n'ibyo Kristo akora, bavuga ibitandukanye n'ibyo Kristo avuga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umugisha datora Mana umucyo w'ijambo, kugira ngo datora Mana imirimo yo kuguhamya ikomeze igaragara, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, ndasabye kandi ndinginze kugira ngo ubashe gukora ibikomeye, tugeze kure harenze aho turi kugera. Amamaza ubutumwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Satani ahunge, Satani ajye kure yacu. Abaroma ibice 16:20, Uwiteka Imana y'amahoro izaribatira vuba bidatinze Satani munsi y'ibirenge byacu. Imbaraga zose z'umwijima zisenyuke, zigwe hasi, umuriro w'Imana wake kugira ngo datora Mana tubashe kubona umucyo muri ino nzira. Iyi nzira tubashe kubona ahantu hose hari hahishwe, ibihishwe byose bishyirwa ahagaragara, ibyatugusha bishyirwa ahagaragara, ibyadutinza bishyirwa ahagaragara, mu izina rya Yesu. Ndakubashye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo bisenze nizeyemo, amen. Mwavuganaga na Pastor Isaiah kuva mu gihugu cya Kenya, Mombasa. Ndi umunyarwanda nubwo ndikora muri iki gihugu. Nimero ndi gukoresha, hari ikibazo cyabayemo muri nimero y'u Rwanda ariko ndi gukoresha iya Kenya. Ni uguteranya 254 7 4 5 3 9 5 ndongera mbisubiremo. Ni uguteranya 254 745 339 5 6 2. Uwiteka Imana iduhane umugisha.
Asante sana Pastor, Mungu akubariki sana. Sawa sawa, kandi namwe Imana ibahezagire. Imana isubizo. Twakoze umurimo i Burundi, dukora umurimo mu Rwanda, dukora umurimo muri Uganda, dukora umurimo muri Kenya n'ahandi hose Imana ishaka. Tugomba kuhagera. Nta mupaka ntaho twemerewe kutagera. Yego. Barikiwe sana. Sawa, Imana ikurinde. Amen. Nawe pia.